bwamugizeho shoke kundeba yego nsanga ni njyewe ufite imbaraga zonyine zo kuba namuha yego genda banza kwanza nsaba imbabazi abanyarwanda muri rusange yego kubwo cya kibazo nakubwiye mbere msabe umuryango yego umuryango nyarwanda nimvuga umuryango nyarwanda wumve FPR yego Inkotanyi umuryango wacu kubera ko mpamvu ndasaba imbabazi igihugu umuntu mbere yuko asaba imbabazi hari igihe ubona ko ari mu nzira kuba ibintu ari gukora byose ubona ko ari guhinduka yego ukabona na za mbabazi zikazajya kukugeraho ubona ko yaratangiye guhinduka ariko ntabwo umuntu udashaka guhinduka wumva ko n'izo mbabazi nabanza ahinduke namara guhinduka ubona ko ari muri ya nzira yo kuza azajya kukugeraho gusaba imbabazi waramubabariye kera. Nanashimira umugore wanjye mami ndagushimiye ikiganiro pe ntwari cyane 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 uwanjye kabisa imbere yaha n'imbere kubyumva so igihe cyarageze ndasara Inanze kubita ndasara pe ndasara bimvaho nivamo bigomba so arangije arambwira ati rero yarabanje ambwira ibintu ngira ngo ari gukina nanjye ariko njye ndashakaga kuba tutari kumwe kuko twese turarwaye noneho ngezaho gukontorora uburwayi bwawe binanira ndakumva cyane ubwo mba ngize gutya mba ngiye muri show yego ngiye muri show ubwo baby wanjye yari amaze iminsi nayo yipangira uburyo ki yajya muri famiye akagira ngo aturishe mu mutwe yego ubwo nari ndi kwirukanka mu bindi bintu yego nirukanka mu bindi bintu numva ntatuje so ngiye kumva numva arampamagara ambwira ngo urufunguzo rusangana basugiye ngiye kuba nduhutseho gatoya kuko turarushye dukeneye kuruhuka yego turataha live zo kuri social media umuntu akagusharinga link utifuza no kubyumva mbese twari indirimbo igezweho yego natwe bitubera isereri so ngira ngo ari kumbeshya rero niko kuva muri show ngeze muri show nsanga nta muntu uhari yego David nakubeshya ikintu cyabayeho naramuhamagaye nsanga ntabwo bimutabye ndamuhamagara wapi ndangije naragiye mu cyumba ndapfukama ndabwira Imana ndayibwira ati Imana n'ingabo ubwo kumarira menshi ndayibwira ati ibi bintu byose byagiye bimbaho nk'ubufindo nabaye umuhanzi gutyo ndakura ndageraho gutekereza ati 2025 ngiye ngomba kuba mfite urugo ibyo byose ndabiharanira kariyeri yanjye yari umwaka wayo wo abantu bose buri umwe wese amenye nari mfite imiziki myinshi ariko muri uwo mwaka niho nagaragaje ya mpano n'indi ya mpano ashoboye iki so nibwo na performance muri arena abantu babona ukuntu byagenze yego abantu batangira kunyitirira naramufashije byose namufashije nyine ibintu nk'ibyo naramufashije urumva iyo ubaye ugaragaye hari n'abantu bakwiyitirira batakuzi yego bagatangira kuvuga ngo nge nsa nk'uriya sinzi nari kubyumva yego niba umuntu abasha gutekereza gutyo n'abandi bantu bagira ishyari kw'ibyo bintu bikuba twagira umugisha twasuye abantu muzi Waboy yes umeze neza meze neza David umeze neza nanjye meze neza turakwakiriye ukoze cyane Vava umeze neza neza turakwakiriye nawe hari inkuru nyinshi abantu bagiye babavugaho cyangwa se abantu bagiye babandikaho rumors ni ibintu byinshi byagiye bivugwa mu by'ukuri twifuje kumenya ku buzima bwanyu twagira amahirwe rero yo kugera hano kugira ngo mutuganirize ku mateka cyangwa se ku bintu mwaciyemo mu minsi yatambutse
duhereye kuri Waboy ni ikihe kigeragezo mu by'ukuri mu byakuvuzweho cyangwa se mu byanditswe byakugezeho kumva ibyo bintu bikugizeho ingaruka ikomeye cyane? Ibivugwa ni byinshi, ariko ibivugwa byo ntabwo ari byinshi cyane, ariko icyo navuga, hari ibyago byatugwiriyeho nka famiye, bitubaho bw'abantu. Navuga ko mu buzima bwanjye aricyo kintu nahuye nacyo kitari cyiza, ntanitegaga, ariko buriya buri kintu cyose kibaho kubw'impamvu, kandi nkeka ko buri kintu cyose umuntu acamo aba ari ishuri. Yego. Kandi buri shuri rigira amasomo yaryo, kandi biba byiza iyo ayo masomo yabashije kuyacamo neza ugatsinda. Yego. Vava, we ni ikihe kintu nyine cyakugezeho ukaba nyine shock tukavuga ngo iki kintu kiraremereye cyane? Ikintu cyambaye cyane rero shock ni kubona video yacu iri hanze public. Yego. Waboy tukugarutseho muri kariyeri ya music, hari byanga bikunda ibyo bigeragezo bikugeraho, hari icyo byafekse kuri kariyeri ya music. Ni ikihe kintu nyine cyafekse kuri kariyeri yawe gituma nyine wumva uwo muziki utawusubiramo? Ntabwo navuga ngo byangizeho ikibazo cyo kumva ko umuziki nawuvamo burundu, ariko byagizeho effect kuri brand yanjye. Tuzi ama contract, ariko njye ndiho nkanjye, kandi umuziki uri muri njyewe, kandi uracyandimo, akazi karakomeje k'umuziki. Ego. Vava, hari ibyanga bikunda, hari akazi yagiraga, hari ibyo yakoraga, business, ni ikihe kintu nyine cyatumye nyine yumva nyine atasubira muri ako kazi, akumva yanze akazi, akumva ibintu byose arabyanze? Muri ibyo byose ni iki cyagukomeje gutuma nyine uguma muri Vava nyine? Musubirije amusubirize kubera ko urumva nta bintu bya danje, ntago hari ukuntu Imana iguteza ikibazo ikanaguha uburinzi bwayo. Yego. Mu bintu byose byatubayeho Imana yagerageje kuturinda, kandi iraturinda koko pe. Urabona ko duhari, dukomeye, urukundo rwacu ruhari, urugo rwacu rugihari. Izo zose ni imbaraga z'Imana no kurindwa kw'Imana. Ntabwo ibyahungabana byabura, ariko ubuzima nicyo kintu cya mbere. Kuba dufite ubuzima, urukundo tukirimo, ni umunezero kuri twebwe. Ibyo ari byo byose nka Vava, hari biba byarabaye mu rugo, mu by'ukuri yatubwira mu mibanire yanyu cyangwa se mu rukundo rwanyu, hari icyagabanutseho cyangwa se hari ikiyongereho? Ubwo arabisubiza nyine nkawe, nawe uraza kunsubiza ukwawe. Ubwo aradusubiza muri ibyo bintu, hari icyagabanutseho cyangwa hari icyongera mu rukundo rwanyu? Biriya bihe ntabwo byari byoroshye. Yego. Biragoye ko nyine wajya kure y'umuntu mwahuye nabyo muri ibyo kibazo. Bisaba ni uwo muntu niwe mwabanye muri icyo kibazo, usaba kwegerana, akakwihanganishiriza cyane ko njye nta nubwo ibintu byabaye, ntabwo nari mbirimo cyane. Yego. Nari nkwiye kuba hafi cyane, rero yambaye hafi mu buryo ashoboye bwose, n'inshuti nkeya. Biriya bihe ibintu byabaye ikintu cyonyine cyari gikenewe no kuba abantu bakuba hafi, byonyine no kugira umutima ukomeye, no kugerageza kwirinda kumva amagambo y'abantu atandukanye. Nta kintu byagabanyije ku rukundo, ahubwo byariyongereye. Tugarutse kuri Waboy nk'umugabo, ni iki kintu wowe hari icyo byongereyeho cyangwa hari icyo byagabanyijeho bitewe n'ibyo wari uciyemo muri iyo minsi? Bwariyongereye, gusa turi abantu kandi tubaho mu buzima, ibyiza n'ibibi. Navuga ko ibibi byaratwegereye, ibibi iyo bibegereye cyangwa bikunze birabanduza. Ushobora kuba wambaye ishati y'umweru
wumva neza ko nta gitsiriro shati ifite ariko ukajya kubona ukabona wenda umuntu araje gukoza arakwanduje urukundo rwajemo akantu k'agatotsi ariko ikintu cya nyacyo nta hantu kijya ushobora guhindukira muri stress ariko n'ubundi amahoro yahabwa n'umuntu n'ubundi uri hafi yawe so twebwe ibyo byose tumaze guterwaho n'izo ntambara social media turi hejuru buri kimwe cyose kituri hejuru ikintu cyatubaho twe twabonye nitudahuza imbaraga turata ikintu cy'umwimerere wacu turata ikintu dukeneye turata urukundo so dufata umwanzuro wo kuvuga ati ibi bintu nitwe bireba nitwe byugarije nta wundi muntu bireba yego na famiye zirababara inshuti ariko cyane cyane nitwe bireba so twashyize hamwe turasenga ibintu bigenda neza kurushaho. Utaragera aho ngaho naguciye mu ijambo ndashaka kumenya ikintu urabona umubano wanyu byanga bikunda iyo gikubise hasi abantu muri kumwe byanga bikunda hari ikintu mu mubano wanyu kihungabanamo ntabwo byigeze biza ngo byibura umubano wanyu uhungabanemo gakeya muri ibyo bintu mwahuye nabyo. Ndi kugusobanurira ati twe turi abantu kandi tuba mu isi y'abantu ntaga ibibi byabura ariko ntago ari byo biba biyoboye mureba n'iki hagati yanjye n'umudamu wanjye niki kiyoboye ese niki kiruta ibindi byose ese niki tugomba kuba iyo dusanze rero ikintu kirenza ari urukundo dufata urukundo tukarusimbuza ikintu cyari cyo cyose so habaho n'abantu bashungera iyo ibibazo bibaye ntihabura abashungerezi abashungerezi rero bakaza sometimes bumva ko bakwiye kuguhoza ariko mu by'ukuri ntabwo aricyo kiba cy'umugenzi muri make barashungera n'abashungereza ariko iyo mwishyize hamwe muri babiri ibintu murabikemura kuko nimwe biba bireba. Tugarutse kuri Vava ni izihe mbaraga zagupushinze kubigumamo cyangwa se kugumya gukunda umuntu wakundaga ni izo mbaraga wazikuye he? Ikintu cyamfashije ni uko ikintu kikurimo naho kijya ikintu kikurimo byanga bikunze n'ahantu kijya icyo wahuramo nacyo cyose cyangwa se umuntu ku mutima ahantu hose uri umutekereza ibigeragezo byose muri gucamo wa muntu n'ubundi ahora bitewe byari bigoye ko buri muntu wese ari bukumve bitewe n'ibyabaye so hari ikintu cyari kiriho no kureba ngewe ibintu byabaye giye kwitwara gute akurikiraho iki si umuntu twabanye muri ibi bibazo tugiye kubana we gute ntabwo biba byoroshye umuntu muba muri kumwe hari igihe nawe bawumva nawe hari mutari guhuza kubera ko uri gutekereza ibintu byinshi muri ako kanya so nta kindi gikomeyemo isibye kugira umutima ukomeye ugahangana n'ibyo tugarutse kuri Waboyi nyuma y'ibyo byose biravuzwe bla 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 ibintu biciyemo ni umuriro byo byose mwese ari Vava afite famiye y'ampano nk'umugabo afite famiye wabashije kujera gute ibyo bintu apari ku giti cyawe hari ibyagukomerekeje hari na famiye sibyo ni wabashe kubyitwaramo gute kugira ngo ibyo bintu byibura ubihuze nyine ubijere? Mu muco bundi kirazira gushungera umuvandimwe aho gutabara umuvandimwe mu muco muri rusange niko bimera buri iyo bigeze ku kintu cyitwa ngo umuvandimwe aba ari indi page aba ari undi muryango ushobora no kutaguhamagara kubera ko sinzi ukuntu umuvandimwe yaguhamagara kubaza ubusa sinzi niba uri kumva icyo kintu so niyo mpamvu rero umuryango wanjye uranze kuko tuvuga umuryango harimo mama harimo papa abo bantu nibo banzanye ku isi so banze guhera ku mwaka umwe kugeza uku ngana bazi ibyo nakora n'ibyo ntakora bazi ibyabatungura nakora bikabatungura bazi n'ibyo nakora ntibibatungura so ikintu cyabayeho kimeze nk'isuri nkuko waba ufite inzu isuri ikaza ikagwa umuvandimwe nta kindi kinaza kugufasha ni ukugufasha gukura
ibyaguye hejuru y'ibintu byawe sibyo bakagushakira n'ahandi hantu bakaba bagucumbikiye cyangwa se bakoze ikindi kintu ntabwo abavandimwe bajye bashungera vavaho ibyo bintu nyine mbajije Waboy ni iki nyine apara y'amafamiye wabashe kubijera gute nyuma y'izo mvururu zose amagambo ya mijugujugu wabashe kubijera gute ibyo bintu na famiye si tuko ari ikintu kiba kidasanzwe ku muntu kuri njyewe ntabwo byari byose yego cyane tugendeye ku muco ndi umukobwa kandi indangagaciro umuntu aba afite n'ibintu byatubayeho ntabwo ako kanya agomba kwisobanura nta n'ubwo ari ukugera niba wabaye ikindi kintu rero kubera ko afite umuryango uvukiramo umwana w'umukobwa afite ukuntu warezwe ababyeyi bafite ukuntu bakuzi bakabona ibintu nka biriya nanjye ubwanjye ku gisitani naravuze ibintu bimbayeho nkibibona nahise ntekereza famiye yego ndavuga famiye yanjye wenda ngiye afite ukuntu nagenda nkabisohoka yego ariko noneho famiye yanjye biragenda gute yego tugarutse kuri Waboy ni iki kintu wigiye kuri vava muri ibyo bihe mwaciyemo ni nk'ikihe kintu wamwigiyeho byakomeje kumpa ishusho yo gukomeza kumukunda kubera ko numvaga ko abantu bagiye kubikora bagira ngo tuhite turebana twanjamane turyane dushwane so nakomeje rero kutizera ko ariko kuri yego ibyo ari kunyereka ko nta hantu bihuriye n'ukuri ntangira kwibaza uyu muntu se bitebye akajya asanga ahubwo ni ngewe ufite pressure cyane so aza kunkamuramo iyo pressure ankamuramo iyo pressure ankamuramo ako gahinda ankamuramo gutekereza kuri ibyo bintu ahubwo twenge nawe tumera nk'abantu bari gukina ankura mu isi ya social media yego anzana misiyo mu rugo duhana urukundo duhana igihe duhana umwanya byari byiza nyine yarantunguye yampaye impamvu yo gukomeza kongera kumukunda no kumwizera kuko biragoye kubona umukobwa mwacana muri biriya bihe kugeza amagingo ya mukaba muri kumwe nakubwiye n'ubwo ibibi bitajya bibura mu kiremwamuntu ariko ibyiza bye byasumbye ibibi bye yego tugarutse kuri vava ni iki kintu nawe mu by'ukuri tugenda tubabaza impande zombi ni iki kintu wigiye kuri Waboy wamwigiye mu by'ukuri wamukuye nk'isomo muri ibyo bihe mwaciyemo rumazi ibintu byagiye bibavugwaho ni iki kintu waba warigiye kuri Waboy muri biriya bihe nabonye impamvu zo gukomeza kumuba hafi kubera ko biriya bihe nisanze biriya bihe we byangizeho shoke ariko nsanga byamugizeho shoke kundeba nsanga ni njyewe ufite imbaraga zonyine zo kuba namuba hafi kandi aranyorohereza rero aranyumva ubona rero umuhungu mwacanye muri biriya bihe biba byoroshye birashoboka ko yagusiga akaguta akavuga ati n'ubundi bamaze kumenyekana ibiki n'ibiki abantu bakubonye ariko mu mbaraga zose muri ibyo byose twaciyemo yakomeje kunyereka ko n'ubundi akiri yego ntabwo yigeze ajya kure yanjye ngo anyereke ko nubwo biriya bintu byabaye bigiye kurangirana n'urukundo rwacu ibyo bintu byamaye impamvu yo gukomeza kumukunda ibihe turi gucamo kandi n'urukundo ruracyahari Waboy nari nagiye kubabwira ko uyu munsi none mwaje musa neza ako kantu kanciyo kabisa murasa neza hanyuma hari ikibazo tugeze ku kibazo cyo kwibaza ese nyuma y'ibyo bihe byose nyuma y'ubwo bubabare nyuma y'ibivuga nyuma y'ibigeragezo mwabashije gute gukira ibyo bikomere cyangwa se dore kuri Waboy wabashije gukira gute icyo gikomere cy'ibyo bintu byose mwagiye mucamo nanashimira umugore wanjye mami ndagushimiye ikiganiro cyane 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 uwanjye kabisa imbere yaha n'imbere kubyumva so igihe cyarageze ndasara ndasara pe ndasara bimvaho
nivamo igomba so arangije arambwira ati rero yarabanje ambwira ibintu ngira ngo ari gukina nanjye ariko njye ndashakaga kuba tutari kumwe kuko twese turarwaye noneho ngezeho gukontorora uburwayi bwawe binanira ndakumva cyane ubwo mba ngize gutya mba ngiye muri show ngiye muri show ubwo baby wanjye yari amaze iminsi nayo yipangira uburyo ki yajya muri famiye akagira ngo aturishe mu mutwe ubwo nari ndi kwirukanka mu bindi bintu nirukanka mu bindi bintu numva ntatuje so ngiye kumva numva arampamagara ambwira ngo urufunguzo rusangana basugiye ngiye kuba nduhutseho gatoya kuko turarushye dukeneye kuruhuka turataha live zo kuri social media umuntu akagusharinga link utifuza no kubyumva mbese twari indirimbo igezweho natwe bitubera isereri so ngira ngo ari kumbeshya rero niko kuva muri show ngeze muri show nsanga nta muntu uhari David nakubeshye ikintu cyabayeho naramuhamagaye nsanga ntabwo bimutabye ndamuhamagara wapi ndangije naragiye mu cyumba ndapfukama ndabwira Imana ndayibwira ati Imana n'ingabo ubwo kumarira menshi ndayibwira ati ibi bintu byose byagiye bimbaho nk'ubufindo nabaye umuhanzi gutyo ndakura ndageraho gutekereza ati 2025 ngiye ngomba kuba mfite urugo ibyo byose ndabiharanira kariyeri yanjye yari umwaka wayo wo abantu bose buri umwe wese amenye nari mfite imiziki myinshi ariko muri uwo mwaka niho nagaragaje ya mpano n'indi ya mpano ashoboye iki so nibwo na performance muri arena abantu babona ukuntu byagenze abantu batangira kunyitirira naramufashije byose namufashije nyine ibintu nk'ibyo naramufashije urumva iyo ubaye ugaragaye hari n'abantu bakwiyitirira batakuzi bagatangira kuvuga ngo njye nsa nk'uriya sinzi niba kubyumva niba umuntu abasha gutekereza gutyo n'abandi bantu bagira ishyari kw'ibyo bintu bikuba